Yo, what's up YouTube, ndabasuje muhereye hose mukurikirana the trending 250 online. Uyu munsi nkuko muri kubibona inkuru iri gutrendinga cyangwa iri kuvuga cyane n'itabwa muri yombi ya Miss Iradukunda Elsa wambaye ikamba rya Miss Rwanda mu 2017. Uyu akaba yatawe muri yombi na RIB ashinjwa ibyaha byo kubangamira iperereza ku ihohoterwa n'akarengane kakozwe mu irushanwa rya Miss Rwanda. Mumaze iminsi mwumva aho Prince Kid ari uri mu bantu kabisa nawe batawe muri yombi. Uyu nguyu rero Miss Elsa nawe akaba abaye wa kabiri utawe muri yombi. Ushobora kuba uri kwibaza ati ni gute Miss Elsa yabangamirira iperereza? Niyo mpamvu rero ugomba gukurikirana iyi video ukayireba ndetse ukayirangiza kugira ngo byose ubimenye. Let's go. Mbere na mbere icyo ugomba kumenya ni uko igihe Prince Kid yatabwaga muri yombi, uyu nguyu Miss Elsa ari muri ba nyampinga bahakanye ko baba barakorewe ihohoterwa cyangwa bakakora ruswa kugira ngo batsindirire ikamba. Ariko benshi bakaba barayifashe nk'amabeshyo, dore ko uyu Elsa hari umubano yihariye yagiranaga n'uyu nguyu Prince Kid, aho babanaga nk'umugore n'umugabo. Ariko ibyo byose nta kibazo byabangamiraga urukiko cyangwa RIB, ahubwo icyo azi nk'uko tubikesha igihe.com ni uko kuva Ishimwe Dieudonné cyangwa Prince Kid yafungwa, Miss Elsa yahise atangira kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko. Bivugwa rero ko yashatse noteri akajya agera kuri umwe ku wundi akamusinyisha wari uhakana ko yashinje Prince Kid. Muri abo bakobwa rero Miss Elsa yasinyishije hari umwe watangaje ndetse akavuga ubuhamya bw'ibyamubayeho na Prince Kid, aho yasubiye inyuma ku byamubayeho mu 2020, ahubwo nawe icyo gihe hataniraga ikamba rya Miss Rwanda. Nk'uko abyivugiraho, Prince Kid yaramuhamagaye kugira ngo ahurire ku biro bya Miss Rwanda, ariko ntibyagenze gutyo, dore ko Prince Kid yamujyanye mu rugo rwe i Kanombe. Prince Kid rero yahise yinjiza uwo mukobwa mu cyumba cye, amwakiriza ikirahure kirimo inzoga, undi ayinyoye yumvira rurarayireka, yaje kumuvangiramo ji, arangije ngo azana urumogi yateguye amusaba gukururaho gakeya. Amaze kumusindisha wa mukobwa yahise atangira kumusoma, undi kuko yari yacitse intege yagaruye ubwenge asanga Prince Kid yamusambanyije. Prince Kid yabonye ko yakuze amarorerwa ku muntu wataye ubwenge, ngo yamusezeranyije ibintu byinshi birimo kumurihira amashuri no kumufasha ku buzima busanzwe, ngo yanamwijeje ko azamufasha akegukana ikamba rya Miss Rwanda icyo gihe. Nk'uko mubizi rero, Ishimwe Dieudonné cyangwa Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa mu bihe bigiye bitandukanye. Bitewe n'ukuntu uyu nguyu Miss Elsa yari amaze iminsi yirukanga mu guhisha ibi bimenyetso ndetse no gushyigikira uyu nguyu Prince Kid, aho yifashishaga noteri cyangwa kubasinyisha amaretre, yahise atabwa muri yombi ejo ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022, aho ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB hariya Remera. Nk'uko umuvugizi wa RIB Murangira Bitseri yabyivugiye, yavuze ko akeka ko ibi ngibi Miss Elsa yakoze byari bigamije kurwanisha ku mukunzi we akaba na fiance we Prince Kid, ariko agomba kuzabiryoza kubera ko bibangamira iperereza uyu nguyu n'ubundi Prince Kid akirimo. Uyu muvugizi wa RIB akaba yongeyeho cyangwa agashimangira ko iri perereza ridatangiye vuba ahangaha, dore ko ryatangiye mu 2019, aho kuva icyo gihe hatangiye gukusanywa ibimenyetso kugeza ejo bundi Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura irushanwa yatawe muri yombi. Ni rero nsoreje video y'uno munsi, ndakeka wamenye ikintu Miss Iradukunda Elsa kabisa ari kuzira cyangwa ikintu ari gukurikiranwaho. Ariko abantu benshi kuri social media zigiye zitandukanye nko kuri Twitter, Instagram, ku ma comments ndi kujya mbona bose ari kuvuga ati isano kabisa bari bafitanye na Prince Kid cyangwa umubano ushobora kuba ari ukomeye cyane, kuko nango wakiyumvisha ukuntu wenda ibi bintu byose Prince Kid ari kuregwa cyangwa biri no kumuhama n'abantu aba Miss barenga banga bari kugenda mu nkiko we muvuga ngo wiyumvisha ukuntu uyu nguyu Miss Elsa afati ya mbere agashaka uburyo ibyo bimenyetso bisibanganya cyangwa amuba hafi muri ibi bihe. Ndakeka ibyo utabikora umuntu usanzwe kabisa utamukunda cyangwa mudafitanye amateka cyangwa ibindi bintu ahishe yamusezeranyije, si wamenya rero impamvu ari kubikora. Ariko byose tuzabimenya mu nkuru zagenda zisohoka, ari nazo mbasezeranya ko nzahita mbamenyesha ako kanya ahangaha kuri the trending 250 online kabisa. Rero niyo bagirwa gukora subscribe, ukora like ndetse ukanasharinga iyi nkuru ku bantu batarayibona. Ciao.